twagiye. Nk'uko mubibona ahangaha turi imbere ya kamera, ndi kumwe n'umushuti wanjye kabisa, tugiye kuganira ku bibazo bisigaye byugarije urubyiruko rwinshi cyane kabisa rwo muri iyi minsi. Bimeze bite bro? Ni amahoro meze fresh, urabizi ni nk'ibisanzwe. Biragoye kumbona ntameze neza kabisa, ibintu aba ari amahoro. Gusa ndishimye kuba nsanze nawe waratangiye umwaka uri amahoro umeze neza. Ibintu ni sawa kabisa, Ibintu bimeze neza, ibintu ni fresh. nk'ibisanzwe iyi cano nta gihe kinini iramara. Iyi cano imaze igihe cy'imyaka 2. Yitwa Buhuru Boy. Buhuru Boy nibwo wayumva se? Birumvikana nk'umushuti wawe nta kuntu ntaba ntarayumviseho. Gusa ni ubwa mbere tugiye kugirana ikiganiro kuva cano yawe yabaho. Ubu ndishimye cyane, tugiye no kuganira ku kintu cyiza cyane, tunagira urubyiruko inama muri iyi minsi kugira ngo turebe ko twakomeza kwiteza imbere muri rusange. Nyine ukuntu ibintu bimeze, ikibazo nari nshaka ko tuganiraho muri iyi minsi, urubyiruko rwinshi cyane rusigaye rwanga gushaka. Niba ari ukwanga gushaka, niba ari ugutinya gushaka, ntago mbizi. Gusa nyine urubyiruko rwinshi usanga rwigumira iwabo. Ubona biterwa n'iki? Icya mbere cyo, urubyiruko muri iyi minsi hari depression iteye ubwoba. Impamvu ntago ziraba nyinshi cyane, ariko ziraba zumvikana, bitewe n'uko urubyiruko gutya rurabohotse. Ibintu kera ababyeyi bacu bageragamo bakuze, urubyiruko rubikonsoma ku myaka mitoya. Usanga umwana w'imyaka 12 afite ex. Kandi mbere urabizi, tugitangira primaire urabyibuka neza, baraguserezaga ngo uranishe wawe, ukirirwa uri kurira warize, ukarira kubera bari kugushingira umuntu udashaka. Ntago ari uko utamushaka, hari igihe wabaga unamukunda, ariko wabaga ufite ibyago biteye isoni, ufite n'ubwoba, ukavuga uti se ndagira sheri gute ngana gutya. Zihanganire kugikorera kuri stage, nabo bari kubibona. Ikintu kiriho rero, ubu usanga urubyiruko rwaragiye mu nkundo igihe kitaragera. Kubwo kujyamo igihe kitaragera, bakababara mu rukundo, akavuga se ko mbabaye ntari namugeza mu rugo, ubu nimugeza mu rugo ho bizagenda bite? Kubera nakubwiye ati dusigaye dukonsoma ibyo ababyeyi bacu bakonsomaga bakuze, n'iterambere ryaraje. Ubu ngubu haje ikintu kera nta ndaya zabagaho, ariko ubu ngubu zifite amasite zijyaho zikajya kwicuruza. Wareba umugabo wubahaga mu quartier yanyu, twagutrasa nk'umujene uri kugenda utrasa gake gake, ugahita ubona wa mugabo Petit Munyurariya agiye muzenguruke hariya, agiye kugura indaya, ugahita uvuga abagabo bose ni kimwe. Wabona rero n'umugore anyuze gutya ku ruhande, ugasanga nawe bigenze bityo, ukavuga uti se ninde wo kwizerwa kuri iyi si? Kubera kubimenya mbere, urabona kera ababyeyi bacu bagiraga ibanga. Mukomeze. Bagiraga ibanga, umugabo akaba akora amakosa, mama wawe ntatume ubimenya nk'umwana. None se ntabwo uri kurasa ku ntego? Njye ntabwo uri kumva ibyo bintu ari byo bituma abasore batinya bakanga kuva iwabo. Impamvu abasore batinya kuva iwabo, cya mbere ni ubukene. Arabizi neza ko atatunga umugore adafite ubushobozi. Kuko umugabo udafite ibyo agaba, uwo ntabwo aba ari umugabo. Niyo usanze umugore ufite amafaranga aragusuzugura, icyo urakizi neza.
rero iyo wumvishe udashaka gusuzugurwa utinya kuva iwanyu, uravuga icy'ingenzi apfa kuba niririye niryamiye, nta bindi bibazo uba wifitiye, nariye naryamye, nta muntu urakubaza yikode. ubu ngubu dusigaye dufata umwanzuro ukajya muri geto, ubuzima bukagukubita papa, ukavuga siko nkubise ndi njyenyine, ibaze harimo umugore, kandi ukanareba ukavuga ati se life nakuriyemo ninzana mu ndi muntu peti wanjye nawe akuriye muri iyi life, reka mbanze mpiga ibiceri mbere yo kuzana umugore ngo dukore umuntu. ariko manje ukuntu nzumva nyine tu inama nagira nk'abasore, uramutse uvuze uti iby'abagore mbivuyemo, sibyo? Ikintu kiza imbere ni uguhiga amafaranga. Umugore yazagusuzugura gute warabonye amafaranga? Birumvikana, hari ibintu bibiri bidahura. Ntago washaka urukundo ngo ushake n'amafaranga. Kandi hari ikintu urubyiruko twirengagiza, iyo ufite amafaranga urukundo ruraza, ariko iyo udafite amafaranga urukundo ruragenda. Noneho iyo ushatse kubishakira rimwe ubura na kimwe, byose urabibura. Ni ukuvuga ngo wowe ku ruhande rwawe uko ubyumva, umuntu ashaka urukundo yakwirengagiza ibintu byo gushaka amafaranga, sibyo? Ariko yaba ashaka n'amafaranga, yaba ashaka aretse amafaranga agashaka urukundo, ntabwo nyura inyuma, arakomeza nabi, ntabwo yabona kuko arakennye. Ariko reka nguru urugero ruto, hari ibintu nshaka kubaza, nuko ndi kubikubaza nabi. Ukuntu ndi kubyumva ku giti cyawe, umuntu aramutse ashaka urukundo yakwirengagiza inzira zo gushaka amafaranga, akajya mu byo gukundana, cyangwa ibyo gukundana akabireka akajya mu byo gushaka amafaranga. Nibyo byiza. Ariko inama naho urubyiruko ntago yareka gushaka amafaranga ngo ashake urukundo, kuko nabanje kukubwira uti iyo ubonye amafaranga n'urukundo ruraza. Amafaranga n'urukundo ruraza. Uretse amafaranga ukajya gushaka urukundo, urwo rukundo ntabwo warubona. Ariko uretse urukundo ugashaka amafaranga, urukundo warubona, rwakwizana. Kuko reka nguhe urugero, aka kanya ufite guhagarika umukobwa bitewe n'ukuntu ugaragara physically, ukamushitura akakwemera, kuko ntagazi ngo uhagaze gute, ariko uko ugaragara bigaragara ko ufite amafaranga. Ariko wenda mu by'ukuri ntayo ufite, mwamara n'icyumweru yakinira agaserivisi kajyanye n'amafaranga agasanga ukabura ubushobozi bwo kugakemura. Gute ndaza kukamukemurira akagumana nawe kandi afite umuntu uri kumukemurira akabazo afite? Ni ukuvuga ngo ni hatari. Urukundo rw'iyi minsi rwajemo imibare. Ntago naza ngo mpamye ko urukundo rwanyarwo rutakibaho, rudashingiye ku mafaranga. Ariko yarugukunda kuko abakobwa hari impano bagira. Ashobora kubana n'umugabo adakunze kubera amafaranga, kuko ari umutunzi. Ako kantu uri kukumva? Ku bagabo se nta mugabo wabana n'umugore adakunze? Icyo kintu Imana ntabwo yakiduhaye. Nibyo se. Ntabwo Imana yakiduhaye. Ikintu udashaka ntabwo uba ugishaka. Kuko ni ukuvuga ngo noneho abagabo nta mugabo ugira uburyarya. Nta buryarya buba mu bagabo. Mu bintu bijyanye no gukundana. Nta buryarya buba mu bagabo. Maître, nta buryarya abagabo bagira. Bitewe n'iki? Ikintu wanze. Nkuko batagukoresha akazi udashaka, ni nkuko utabana n'umuntu udashaka. Ariko umugore cyangwa se umukobwa, icyo kintu afite ubushobozi bwo kubana nawe
mukabana ubuzima bwanyu bwose, atagukunda ariko ufite ibyo ashaka, atarigeze anagukunda na rimwe kandi mukanasazana kuko ufite ibyo ashaka, ufite ipinda mbese. ni ukuvuga umugabo, mbese igisobanuro cy'umugabo ntabwo urubyiruko tucyumva, kuko ubu ngubu haje abagore basigaye bafite amafaranga, noneho urishuka ati ngo uriya afite amafaranga reka ngende mbane nawe, ariko kuko turemwe kudasuzugurwa iyo ugezeyo, kuko ni muri rusange no muri famiye murumuna wakurusha amafaranga niwe umukuru w'umuryango mu rugo, kandi ari wowe w'imfura, birangira abaye imfura mu myaka ukaba umuruta, ariko mu bikorwa kuruta bikarangira ari we uyoboye umuryango. Mbese no muri famiye umuntu ufite amafaranga niwe uba uri mukuru, ntuba uri mukuru, nibyo se, uko niko kuri, niyo si twisanzemo muri iki gihe. Ariko nigeze nganiraho na sogokuru ambwira ko ibyo bitabagaho, kera ntabwo byabagaho. umukuru w'umuryango bagenderaga ku cyo bita umutima, inama wagira abari hasi yawe n'abakuru bawe ukaba washobora kubagira inama, icyo kintu bagenderagaho uba umukuru w'umuryango. Ariko uba udafite amafaranga, mbese umukene nta muryango agira, iyo niyo si twisanzemo. Umukene nta cyubahiro agira. Iyo udafite umuryango nta cyubahiro, udafite amafaranga nta muryango agira, ariko ufite amafaranga abona umuryango. Bitewe n'iki twese ku isi twisanze dukeneye amafaranga, nicyo kintu kituraje inshinga muri iyi si y'iki gihe. Ariko ibyo ngibyo babyumvise sibyo, reka dusubire inyuma gatoya kuri cya kibazo nakubajije mbere, bitewe n'ibyo umaze gusobanura, ubwo ni ukuvuga ngo ku ruhande rwawe uko ubyumva, impamvu nyamukuru ituma abasore b'iyi minsi nyine bigumira iwabo badashaka, impamvu ya mbere nyamukuru kuri wowe ni ukutagira amafaranga. Kuko ubu ngubu haje sisiteme ivuga uti n'ayabonye ngo ntabwo yuzuye, buri mafaranga yose ubonye ababuraho make. Ariko nanjye ibyo bintu byambayeho, buri mafaranga yose mbonye mpita mbona nkiri kuburaho makeya. We peti munyura hari inyuma ntukandagira aho ngaho, bose aba ari kuburaho amafaranga make. Ariko hari umusaza twaganiye arambwira ati mu gihe uri kubona ufite ubushobozi wakwitunga, muri nyuma telefone aho ngaho, iyo uri kubona umaze kugira ubushobozi, kuko kubaka muri iki gihe biragoye, kuba wavuga ati ngo uzagura ikibanza ugure wubake inzu, muri iyi minsi biragoye. Ariko mu gihe ufite ubushobozi bwo kwishyura landlord ukaba warya ushizemo n'undi muntu, byakunda. Nyagasani niwe utanga imigisha. Nsikomba numva hari abagabo bakunze kuvuga ngo biriya bintu tuba dutinya, ngo tuba turi gutinyira ubusa, ngo ako uriye uri umwe ibyo uriye uri umwe ngo mwabirya muri na babiri. Biriya bintu wowe ubibona ute? Ibyo bintu birashoboka cyane, bitewe n'iki, burya umuntu ntarya kugira ngo abeho, ahubwo abaho kugira ngo arye. Kuko yaba arya kugira ngo abeho, ubuze ibiryo byarangira upfuye. Ariko nawe urabizi, mu mihanda hari abana bamara na gatatu batariye kandi bakabaho. Rero niba ibyo urya uri wenyine ugahaga, muri na babiri mwabirya. Kuko nicyo nari maze no kukubwira uti Nyagasani niwe utanga imigisha mu rugo. Nyagasani niwe utanga imigisha mu rugo iyo mushize hamwe mukumvikana, kuko
turabizi hari abatangiye bakodesha babyara n'abana 4-5 ariko ubu bakaba bamaze kukubaka izabo atari uko akazi kabo kahindutse ahubwo ari uko Nyagasani yashizemo imigisha bigatuma bava ku rwego rumwe bakagera ku rundi. Rero ntago twagakwiye kugira ubwoba bwo gushaka mu gihe turi kubona aho dukura udufaranga duke turi gutuma tubaho mu minsi turimo, kuko ibindi sinzi aho numvishe nimba ari abarokore babivuga ngo kubaho sinzi ukuntu babivuga ngo kubaho ni tombora. Nimba ari gukira ngo kubaho ni Yesu, gukira ni tombora. Niko abarokore bavuga, kubaho ni Yesu, gukira ni tombora. Ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva neza. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu niwe utunze abantu.